gusinzira kandi Yesu aragukijije. Rerebota ya siri Mana igeze mu kigo cy'abasazi, hari abantu benshi nkuyeho ibisazi. Rerebota ya siri ngeze mu mujyi wa Kigali, hari abantu mvuye ibisazi. Rerebota ya siri mbavuye ibisazi by'ibibazo. Rerebota ya mando hari imitima y'ababyeyi ngezemo. Rerebota ya mando nimwakira imitima mizima. Rerebota ya mando nimwakira ubwiza bw'Imana. Reka tuzuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Solange. Waramutse neza? Mwaramutse. Umeze neza? Ashimwe Imana. Yesu ashimwe. Ahimbazwe cyane iyo umuntu yabyutse ari muzima, ahumeka umwuka w'abazima, akwiye kujya ashima Imana. Kuko ibihe turimo ni ibihe bigoye. Yego. Niyo mpamvu tugomba kuyishima. Imana ishimwe cyane. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu, numara kubasuhuza ubundi usenge Imana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi mbifurije amahoro y'Imana kugira ngo mwese aho muherereye, haba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu bihugu bitandukanye, Imana igikomera umugisha. Kandi nanjye ndabakunda, ndabizi ko munkunda, nanjye Yesu ajya abankundira kandi nanjye ndabakunda iteka ryose. Yego, murakoze. Reka dusenge Imana kuko ndabizi neza unkurikiranye, waba ufite ikibazo cy'uburwayi se, waba ufite aho wananiwe, ariko nje kubwira ngo dufite Imana. Kandi dufite Imana itagihinduka, dufite Imana ikora, ivuga bikaba, yategeka bikagira gute, bigakomera. Imana ishimwe cyane. Imana yageze kwa Marita irarikora. Nzi ko nawe aho unaniwe Yesu yakuruka akagira icyo akora. Imana ishimwe. Imana data wa twese mwiza, Imana ifite imbaraga, uri Imana ikomeye, uri rubasha. Ndakwinginze ngo wururuke kubana natwe, Mwuka Wera uze uganze hagati muri twe, ngwino ukora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe. Ngwino Kristo, hari icyo tugushakaho. Ababyeyi turagukeneye data, abapapa baragukeneye, abana bato baragukeneye, basore n'inkumi baragukeneye. Uwiteka Nyiringabo, baragushaka kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo abagushakana umwete, ngo abo nibo bazakubona Yesu, ngo abo nibo bazakubona. Nyemera ababyeyi tukubone, abana bato bakubone mu izina ryawe Kristo. Hari ibitugoye, hari ibituruhije, hari ibitunanije, ariko data wa twese uri mu ijuru niwe ugomba kubidutura. Ugomba kudutura imitwaro twikoreye, niwe ugomba kudutura ibitunanije, ibitugoye, kuko uri umunyembaraga. Urakoze data wa twese mwiza, urakoze nyiricyubahiro. Ngaho bana natwe muri aya masaha, muri iri jambo tugiye kuvuga, yaba indirimbo, yaba ubutumwa, yaba ubuhanuzi, naba ari njye Kristo, ahubwo aba ari wowe, aba ari wowe wivugira rwose, aba ari gukora imirimo n'ibitangaza. Mu izina ryawe Kristo ndaritse Umwuka Wera n'umwana wayo ngo uze hagati muri twe. Yesu urakoze nyir'ubutware, urakoze nyir'icyubahiro, dore ko byose mbisanize izina ryawe data. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Njya mbwira abantu ngo iyo dufite Imana ntacyo twabura. Ushobora kuba uyu munsi uri kurira, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Hari bya bindi muri iyi minsi uvuga ngo ese bizagenda gute, ngo ese nakora iki? Wowe nta kindi wakora, ahubwo reba ku Mana. Mu bukene ufite, reba ku Mana. Mu bushomeri ufite, reba ku Mana. Mu gucuruza ugahomba, reba ku Mana. Ese waranzwe, reba ku Mana. Haleluya. Yesu ajya akuraho umuntu igisuzuguriro, yamara kumukuraho igisuzuguriro akamushyiraho igikundiro. Icyo nkundiriye Imana yacu, igidusiga ubwiza bwayo, niko njya mvuga. Uvuga ngo Imana igidukuraho igisuzuguriro, yarangiza
ikadushyiraho ubwiza. Uri umukobwa ukeneye ubwiza ku Mana, senga, tabaza Imana. Nimba sengaga rimwe, senga kabiri. Yesu nzi ko ari bukumve, nzi ko ari bugukureho igisuzuguriro. Nimba uri umubyeyi, haleluya, maze iminsi mu ntambara zikugoye, ariko nubwo zikuruhije, dufite Imana. Dufite Imana iturwanirira, abanzi batabishaka, ariko Yesu akagira ate? Akaturwanirira. Ese uri gucuruza, aho uri gucururiza bari kukurwanya, bari kuguhiga, ariko nyamara dufite Yesu. Yesu nta kindi abereyeho, agomba kukureberera. Imana ishimwe, agomba kukureberera mu rugo rwawe, yarangiza akakurebera no mu kazi ukora. Amina. Yarangiza akajya mu muryango wavutsemo cyangwa washatsemo, yarangiza Yesu akakurwaniriramo. Iyo niyo Mana rero, iyo niyo ugomba gushaka kandi ukayishakana umwete. Nzi ko iyi Mana yacu, iyo wayizeye cyangwa ukayiringira, ikora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Reka twizere, nje kukubwira ngo izere, shakana Imana umwete, yiteguye kugira ibyo ikora ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Reka Pasikari adusomera ijambo riri muri Matayo 25. Matayo Matayo 25, ere ku murongo waho wa mbere. Twumve icyo Imana ishatse. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, murongo wa mbere. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanywe amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Haleluya. Ariko muri bo 10 muri b'icumi, 5 bari abapfu, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Imana ishimwe cyane. Buretse gatoya. Amen. Iri jambo muri iyi minsi navuga gute se? Muri iyi minsi hari abanyabwenge, hakaba n'abapfu. Ese icyo gihe nta kindi Imana ishaka? Hari abantu amatabaza yabo aba yarazimye. Kuzima ni ukubera iki? Ni bya bindi umuntu agenderamo, ni bya bindi umuntu yirwamo yivurugutamo, kandi nyamara yari afite amatabaza, yari afite ubwiza bw'Imana, ariko ubwiza bw'Imana bukaba bwaramuvuyeho, akaba ntabwo akigendana. Haleluya. Amen. akaba nta kintu na kimwe we muri we akumva ko akiri kumwe n'Imana, kandi nyamara byarangije kugenda. Ariko hakatwereka ba bakobwa 5 bari abanyabwenge. Imana ishimwe. Muri iyi minsi ndabizi ko haracyariho abanyabwenge, haracyari ba bandi bakorera Imana by'ukuri, haracyariho ba bandi bagishaka Imana kandi bakayishakana umwete, kuko aribo bazagira gute? Ari nabo bazayibona. Niko ijambo ryambwiye. Imana ishimwe. Komeza tugende. Ariko abanyabwenge reka twatwize kuri 3. Kuri 3. Abapfu bajyanye amatabaza yabo. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta. Haleluya. Mu mperezo n'amatabaza. Yego. Imerezo zabo abanyabwenge yari yuzuye, kandi amavuta bajyanye yari yuzuye. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Icyo nshaka kukubwira ngo izere Imana. Izere Imana, ugume ku gicaniro, were kumera nka ba bakobwa 5, were kuba umupfapfa. Wowe wizere, uvuga ati ibyo nize. Ese mfite uburwayi? Imana ishimwe. Amen. Ese mfite intambara? Ese banyirukanye mu kazi? Ariko wizere ko Data wa twese uri mu ijuru hari ibyo ashobora kuza agahindura. Warangiza ugasubira muri ba bakobwa 10, warangiza ukongera ukagira ubwenge. Imana ishimwe. Komeza tugende. 4. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo. Ariko abanyabwenge bajyana amavuta yabo mu mperezo.
zabo ntabwo bigeze bayasiga, hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze yego bose barahunikira barasinzira. Umukwe atinze barahunikira, aribo babandi batanu. Nje kukubwira ngo wisinzira, Yesu ari mu ruhande rwawe. Nje kukubwira ngo wikwiganyira, Yesu araje. Nje kukubwira ngo witinda ku masezerano, ngo nabwiwe n'Imana, ngo se bizasohoka ryari. Senga Imana, komeza tugende. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku, ngo umukwe araje. Ni rwa rusaku dufite. Haleluya, Mana ishimwe. Gabanya urusaku, witakamba, wirira, Yesu ari hafi. Wihunikira, Imana ikugirire neza. Nubwo uhunikiye wihunikira, nubwo usinzire wisinzira. Yego, komeza. Maze abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Maze abakobwa bose bahise bagira gute? Bahagurukiye icyarimwe, baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe. Urasinziriye, nje kuvuga ngo wisinzire, kandi Yesu ari mu ruhande rwawe. Nubwo utinze iminsi mu kigeragezo, nje kukubwira ngo humura, wisinzira. Wireba kuri biriya bimaze igihe kinini, wireba kuri biriya uvuga ngo uri kuvuga ngo biranutse. Oya, wisinzira nshuti yanjye, komeza. Ngo barahaguruka, ariko abanyabwenge barabahakanira. Bati oya, ntiyadukwira twese. Oya, ntabwo yadukwira twese. Nimujye mu bahanjuzi, muyigurire. Imana ishimwe. Bahanjuzi n'abasenzi. Yesu arashaka gusenga, Yesu arashaka kuva mu byurimo. Nta kindi iri jambo ryaziye. Nyamara wisinzira, nubwo usinziye mu ntambara zari zigiye kurangira, nubwo usinziye mu burwayi umaranye igihe kinini wari ugiye gukira. Mana ishimwe cyane. Amen. Wari ugeze kuri 5. Komeza turangize umurongo wa 6. Hanyuma mbwira ubwoko bw'Imana icyo Yesu yanumye. Twari tugeze ku murongo wa 9. Wari ugeze ku murongo wa 9. Ariko abanyabwenge yego barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese. Ahubwo mujye mu bahanjuzi muyigurire. Ahubwo mujye hehe? Mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza. Yego. Abari babiteguye binjira nawe mu bukwe. Urugi rurakingwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Nimwakire ijambo rya Data wa twese uri mu ijuru. Nyamara hari ubwo nje kukubwira ngo nubwo umaze iminsi usinziriye, nyamara urambiwe igisubizo cyawe cyaje. Aba bakobwa 10 nje kuba gusobanuriraho, bari bategereje nk'uko nawe utegereje. Bari bategereje amasezerano mwagiye muhabwa. Bari bategereje muri cya kigeragezo umaranye iminsi utegereje, uvuga ngo ese ngo Yesu azaza ryari, ngo ese ko ndambiye ku bushomeri, ngo ese ko ndambiwe ko banyirukanye mu kazi mfite ahandi na depoje, ese ko mfite uburwayi bwo mu nda buzakira ryari. Urangije urarambiwe, uravuga ngo ngiye mu bapfumu, ngiye gushakisha izindi nzira. Nyamara rindira Yesu. Haleluya. Rindira Kristo, rindira umwami Imana. Wikwicira inzira, wijya gushakira inzira ahandi. Nje kukubwira ngo tegereza Yesu. Yesu ari mu ruhande rwawe. Haleluya. Yesu ari mu ruhande rwawe. Ndabona Imana ikiza indwara. Imana ishimwe cyane. Ndabona Imana ikuvuye mama. Yesu aje kukuvura uburwayi umaranye igihe kinini. Ndabona Imana ikuraho igisuzuguriro umaranye iminsi ugendana nacyo. Imana ishimwe. Haleluya.
ndabona imana ivura, ndabona imana ikiza, ndabona imana igukuyeho igisuzuguriro. maze iminsi ufite igisuzuguriro, maze iminsi ukigenderaho, ariko uri kuvuga ngo nyamara biratinze. ntabwo Yesu ngo atinze, ngo ahubwo ari mu ruhande rwawe, aje kurema imirimo n'ibitangaza. Rerebota yasiri, Imana ishimwe cyane. Nubwo ubona ibyawe byanutse, Imana ije kongera kubisubiraho, bigiye kongera bihumure. nyamara ugiye kwakira telefone y'umugisha. nubwo uvuga ngo nyamara Yesu ntabwo agikora, nje kubwira ngo Yesu aje gukora mu ruhande rwawe. Imana ishimwe. haleluya, haleluya, haleluya. Imana niturengere, mureke dufatanye dusenga n'Imana. nyamara mu gusenga harimo igisubizo. nyamara bari abakobwa batanu iyo batihangana, ntabwo umukwe ari kuza ngo abasange, ariko kubera kwihangana bagategereza, babonye ubwiza bw'Imana. nawe ihangane mu kigeragezo uhagazemo, ihangane mu ntambaro uhagazemo, ihangane mu bibazo uri kumwe nabyo muri iyi minsi. nyamara Yesu araje kandi aje kukugirira neza vuba bidatinze. Mana data wa twese mwiza, Imana ifite imbaraga, Imana ikomeye, Imana rubasha. Rerebota yasiri jezataka ya bayamando, uri Imana igomba kwita ku bwoko bwawe. niwite ku bana bawe ukunda. Rerebota yamando, girira neza abakobwa, abasore n'inkumi, abamama barakurindiriye. Imana ishimwe cyane. Rerebota yamando, abarwayi baragutegereje kuko nabonye ukiza. haleluya, nabonye ukiza indwara zitandukanye, nabonye ukiza kanseri. Rerebota yasiri, nabonye ukiza imivuduko. Imana ishimwe. Rerebota yamando, nabonye ukiza indwara zitandukanye. manukira ku bana bawe Kristo. Rerebota yasiri jezimora takayamando, ndakubwira uryamye mu bitari Kanombe. Rerebota yasiri, Yesu arakubwiye ngo agukijije kanseri yo mu nda. Rerebota yamando, Yesu arakubwira ngo agukuyemo kanseri mwibe. Rerebota yamando, ndabona ugendera mu kagare, Yesu arambwiye ngo araguhagurukije, ngo nuhaguruka ugende kuko Yesu agukijije. Rerebota yamando, Imana ishimwe cyane. arabwira ngo murarizwa n'iki ko Yesu ari mu ruhande rwanyu, ngo ari mu ruhande rwanyu namubisha. Imana ishimwe cyane. ndakubona ufite imanza zitandukanye, Yesu arambwiye ngo agukijije iyo kanseri. Rerebota yasiri, hari urubanza Yesu akuburaniye, wowe umaze iminsi uburana. Imana ishimwe cyane. Rerebota yamando, Yesu arakuburaniye, Yesu yubuye amadosiye yawe. Imana ishimwe. Rerebota yamando, niwakire perime y'umugisha. Rerebota yasiri, akira ubwenge bw'abana. Rerebota yamando, niwakire izindi mbaraga, niwakire gukomera. Rerebota yasiri, nawe umaze iminsi waravunitse ukuguru, Yesu arambwiye ngo ukuguru kwawe arongera araguteranyije, igufwa ryawe arariteranyije. Rerebota yamando yasika jezi ataka yamando, nawe umaze iminsi uryamye mu rugo, Yesu arakubwiye ngo ndi Imana ikiza, arakubwiye ngo ndagukijije, ndi mu gihugu cyanjye cy'abera. Rerebota yamando, nawe umaze iminsi urwaye umutwe udashira, Yesu arambwiye ngo niwakire gukira, muriro w'Imana ukugezeho. Rerebota yasiri, nawe umaze iminsi ufite ibitero by'abadayimoni. Rerebota yamando, maze iminsi utaryama nta gusinzira, Yesu arambwiye ngo aguhaye. Imana ishimwe. nimwakire ubwiza bw'Imana, nimwakire kurabagirana. Rerebota yamando, nimwakire kurabagirana kuko ndi Uwiteka Nyiringabo uvuganye namwe ayo magambo. Shalom shalom. Yesu abagirire neza. nimero ya telefone? Yego, nomero yanjye ni 079 597 82 07.